na 2022 warangiye. Icya gatatu aho twari kumwe mu nama isoza, aho twari kumwe mu gutanga amanota, twababwiye ko dushaka kongera indi product mu kwishyura amafaranga y'ishuri mu buryo bworoshye. Usanga ababyeyi twari dufite ikibazo, umuntu akakubwira najya kuri banki biragenda gutya ndahangaha, ariko turashaka kuzana indi product bibuze kumvira hano y'uburyo tugiye gukoresha serivisi bita ububuto mu kwishyura amafaranga y'ishuri. Sangira ngo usanzwe abandi basanzwe bayizi uburyo ushobora kwishyura minerivare utavuye mu rugo, tukakira amafaranga yawe utazanye ngo udeho hano. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bari buze kubisobanura mu buryo buhagije babishinzwe umukozi wa banki. Inzozi umubyeyi wese aba afite ni ukubona uwo yibarutse yarabaye umugabo afitiye umuryango, itorero ndetse n'igihugu umumaro. Kugira ngo izi nzozi zibe impamo biterwa n'uburezi wowe wibarutse ari guhabwa uyu munsi. Uburezi bw'ukuri buhawe ubumenyi, knowledge, ikinyabupfura, discipline no gushyira mu bikorwa, practical skills. Nta handi wabubona uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy ifite icyiciro cy'amashuri y'incuke, maternelle, abanza n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Umwana wize muri Authentic International Academy asoza umwaka ari intyoza mu kuvuga neza Igifaransa n'Icyongereza, aba afite ubumenyi buhagije mu ikoranabuhanga no kwihangira imirimo. Ikindi kandi ishuri ritegura ingendo zitandukanye zifasha umwana kwidagadura. Ikirenze kuri ibyo, uburezi butangirwa muri Authentic International Academy bushingiye ku mahame ya Gikristo afasha umwana kwisobanukirwa no gusabana n'umuremyi we. Authentic International Academy ni ishuri rya Gikristo rifite abarimu b'inzobere bahawe ibihembo bitandukanye, haba ku rwego rw'igihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Ni indashyikirwa no gutsindisha neza mu bizamini bya leta. Ishuri Authentic International Academy ryatangiye kwandika abana bifuza kwiga mu byiciro byose mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023. Mwihute kwiyandikisha, imyanya itararangira. Authentic International Academy riherereye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Niboye, mu karere ka Niboye, munsi ya Kiliziya Katolika ya Saint Joseph. Ku bindi bisobanuro mwabariza mu bunyamabanga bw'ishuri cyangwa mugahamagara kuri nimero zikurikira: 0782 08 57 61 na 0786 39 87 56 na 0788 86 19 86. Na gahunda y'urubuto mu buryo igira uti ikora n'uburyo tugiye kujya twishyura amafaranga ducishije muri iyo porogaramu kugira ngo bidufashe gusevinga umwanya, bidufashe no gusevinga dokima idufasha. Arabanza gusanga ariko njyewe narishyuye ngo ntabwo ntabwo wishyuye, ati njyewe narishyuye. Kiba iyo bigenze gutyo, niba wemera ko wishyuye ngo ntabwo akavuga ko utishyuye, urasana mu rugero ati ko njyewe ntabwo mfite, niba ntabwo mfite ntabwo wishyuye. So ibyo bibazo bya mu rugero, ibyo bibazo by'uduki tugiye kubikemuza ikintu cyo gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura school fees. Reka no twakire Gabire Claudine, umuyobozi w'umwarimu sako shami rya Kicukiro, kugira ngo araduha ubusobanuro buhagije. Reka tubakire n'amabana. Umwarimu sako ni ikigo cyashyizweho na leta kugira ngo gifashe abarimu mu mibereho myiza itandukanye, kuko leta niho icisha imfashanyo iyo ari yo yose igenera mwarimu kugira ngo abashe gutera imbere. Urumva rero umubyeyi n'umwarimu
ni ibintu bisa nk'ibiri complementary. Ntabwo wafata umubyeyi ngo umwarimu asigare ku ruhande. Ngira ngo twese turi ababyeyi kandi twifuza ubuzima bwiza bwa mwarimu. Uko rero dukorana n'abarimu ni nako dukorana n'ibigo by'ishuri birumvikana. Naje hano kugira ngo baganirize ku kintu cyo bita urubuto, ko nzi ko benshi muri mwebwe muruzi bitewe n'uko hari abafite abana mu bigo bikorana n'urubuto, hari n'abandi batanaruzi bitewe n'uko bafite abana mu bigo bidakorana n'urubuto. Urubuto rero ni sisiteme nziza nayo leta yashyizeho, kuko murazi ko muri iyi minsi hari gahunda ya cashless itagendana amafaranga. Ibyo rero n'urwo rubuto narwo ruri muri iyo gahunda yuko umubyeyi atakabaye afata umwanya we. Murabizi igihe cy'amashuri ukuntu stress zo kwishyura biba bimeze ku mabanki. Akazi karakureba, kwishyura birakureba, umurongo ni mwinshi, ugasanga banki twamaze amasaha 3-4 dutegereje kugira ngo twishyure minerivare. Urubuto ni naho ngaho. So tujya duhura rero n'izo cases kuri banki. Usanga umwana azamubwira ati njye niga kuri iki kigo narishyuye, ariko twagize ikibazo cy'uko borudero yabuze, ibyo twahaye comptable yarabitaye, none bankeneye diplome. Mwamfasha mukandebera borudero ya 2016. Urumva natwe biba ari indi siporo kugira ngo tumushakire. Ariko ngo yo uri mu rubuto wishyurisha telefone, nk'ukuntu ugura amayinite, nk'ukuntu ugura umuriro, ni nako wishyura. Bivuge ngo nibaguhereza kode y'umwana wawe, haba hariho n'amabwiriza y'ukuntu uzinjiramo. Ni akanyenyeri 155 urwego, ugakurikira amabwiriza. Kwishyura minerivare, bakagusaba kode ukayishyiramo, barangiza bakubwira ko umwana wawe wamwishyuriye. Message wayigumana, wayigihitinga muri systeme mu comptable biba byamaze kwishyiramo, ku buryo ya time twajya duta ku mabanki izaba irangiye, ya stress yo kuva kuri banki wongeye kubika borudero kugira ngo uzayijyane ku ishuri nayo ikaba irarangiye, no kuba wanyura ahantu borudero wishyuriyeho nayo ikanabura, nabyo biba birangiye. So bivuge ngo rero urubuto ni ikintu cyiza gifasha ikigo cy'ishuri mu rwego rwa management, kuko ngo comptable we abareba amafaranga arimo yinjira. Nta bintu byo kwirirwa ngo ajya kuri banki mu ndebere historique, mu ndebere ibiki n'ibiki, azahuza historique n'amaborudero kugira ngo arebe ko yishyuye ntabwo bimeze bityo, ababibona muri systeme yiwe. Ibintu bikaba birikoze. Bivuge rero iyi systeme nayo yagiyeho kugira ngo ibafashe mu rwego rwo gukipinga time no gusevinga time. Ikaba rero ari systeme nziza, nta kindi iyo wishyuriye kuri telefone baguca amafaranga 600 kubera iyo serivisi wakoresheje. Iyo uje kuri gishe baguca amafaranga 300. Ariko nanone nkeka ko ayo 600 cyangwa ayo 300 tubivunje mu time waba watakaza kuri banki kandi wakaba ujya mu bindi, nzi ko ayo mafaranga yaba atari menshi cyane kurusha umwanya watakaza cyangwa se na transport wakoresha ugiye kwishyura izo school fees. Wenda ntabwo navuga byinshi cyane uretse ko mwasobanutse ku rubuto kugira ngo tubinonosore ibyo mwaba mutumvishije neza. Murakoze cyane. Uwaba afite ikibazo yego. Cyangwa ikibazo ese uburyo bwa rusange kwishyuragamo buvuyeho. Icya kabiri, ese kujya mu rubuto ni itegeko. Hanyuma icya gatatu, urubuto rukipinga bagapima imyaka 50. Ubwo rumaze imyaka ingahe? Buriya reka mbere cyane, buriya porogaramu ni umuntu uyisetinga.
igihe icyo ari cyo cyose rwaba rwaraziye, iyo niyo sisiteme barushyizemo. Ni nk'uko no kuri banki dokumenti zose, yaba ari za rugero, yaba ari amadosiye ya kredi, iyo birengeje imyaka 10 n'ikigo nacyo cyumva ibyiza byacyo, ubwo nibo bazaba. No kuri babyeyi bashobora no gushyiraho za konti ebyiri, bashobora gushyiraho konti y'umwana isako na konti y'inuzi, bakababwira ngo uzishyura ku rubuto azayacisha. Ariko nzi ko ari byo biri very easy kurusha kujya kuri banki, kugira koko bitewe na avantage nagiye mbabwira ziri mu rubuto. Koko twese turi ababyeyi, hari n'igihe njya kwishyurira abana. Urazi ko igihe cy'abana bajya mu ishuri nibwo natwe tuba turi bize twebwe bashyira abana amaketi biki. Hari igihe njya kuri banki nkanasubirayo na nishyuye kubera hatarimo. So ni ukuvuga ngo rero iyo ni management y'ikigo kugira ngo bazagisayidinge konti igomba gukoresha. Murakoze. Ufite ikibazo ku rubuto? Hari ikibazo kirekire nakabazo gatoya nakajyanye na sisiteme urubuto nyine. Urabona yuko tutangiye kugira tumenyereye ibya digital channels, ariko sometimes turafailinga. Tamara gufailinga uko biri kose bagomba kuba correction kugira ngo kibe corrige. Ni uko hari uwo wireferaho amafaranga aho ababyigiye kwishyura ku rubuto byinshi genda sigira tujemba za vana, ariko hari account reload y'ube debited kugira ngo ujye gukontinga account y'ikigo. Nibazaga ngo in case I'm debited from my account, maybe ya momo, kandi igikorwa nagiye gukora it's not successful, what next? Whom am I going to refer to? Icyo ngicyo cyashaka yenda gusobanurira igihe tuzifashisha igihe habaye ikibazo, kuko ntabwo nzaza ngo bamubwire ngo byabaye failed bo batabonye notifications in case I have been debited from my account. Tuzifashisha cyane. Murakoze cyane. Hari cases ubundi zijya zibaho ugasanga umubyeyi agiye kwishyura kode y'umwana yibeshyeho umubare igahita ijya ku yindi kode nka Nyamagabe n'Amuheye. Umubyeyi icyo akora ahamagara directeur akamubwira ati nibeshye nasanze amafaranga nayimisha. Directeur twebwe yakubwiye tudiringana n'iyo simuza n'iyo gahunda, tukareba aho yagiye tukayasubiza ikigo cyakabaye ajya. Nuko tuvugana n'urugero kuri aho bagira by'amakode, tuvugana n'uwo directeur w'aho ikigo w'aho amafaranga yagiye, amafaranga akongera akayakredita kuri konti yagomba kujyaho. So ku kibazo cyo gufailinga kwa sisiteme rero, amafaranga ye wabonye yuko yabaye debited agomba kugira n'aho yabaye credit. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo yafailinze message kugira ko transaction yabaye failed. Iyo yabaye failed amafaranga n'ubundi uhura agaruka kuri momo yawe. Ariko the moment byagaragaje ko yabaye debited hari aho aba yabaye. Inzozi umubyeyi wese aba afite ni ukubona uwo yibarutse yarabaye umugabo afitiye umuryango, itorero ndetse n'igihugu umumaro. Kugira ngo izi nzozi zibe impamo biterwa n'uburezi wowe wibarutse ari guhabwa uyu munsi. Uburezi bw'ukuri buhawe ubumenyi, knowledge, ikinyabupfura, discipline no gushyira mu bikorwa practical skills. Nta handi wabubona uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy ifite icyiciro cy'amashuri y'incuke, maternelle, abanza n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Umwana wize muri Authentic International Academy asoza umwaka ari intyoza mu kuvuga neza Igifaransa n'Icyongereza, aba afite ubumenyi buhagije mu ikoranabuhanga no kwihangira imirimo. Ikindi kandi ishuri ritegura ingendo zitandukanye zifasha umwana kwidagadura. Ikirenze kuri ibyo, uburezi butangirwa muri Authentic International Academy bushingiye ku mahame ya Gikristo afasha umwana kwisobanukirwa no gusabana n'umuremyi we.
Authentic International Academy ni ishuri rya Gikristo rifite abarimu b'inzobere bahawe ibihembo bitandukanye haba ku rwego rw'igihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Ni indashyikirwa no gutsindisha neza mu bizamini bya leta. Ishuri Authentic International Academy ryatangiye kwandika abana bifuza kwiga mu byiciro byose mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023. Mwihute kwiyandikisha, imyanya itararangira. Authentic International Academy riherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboy mu karere ka Niboy munsi ya Kiliziya Katolika ya Saint Joseph. Ku bindi bisobanuro mwabariza mu bunyamabanga bw'ishuri cyangwa mugahamagara kuri nimero zikurikira 0782 08 57 61 na 0786 39 87 56 na 0788 86 19 86.